Acting Rwanda. Usigaye ukora igifundi, ni ikiyedi, ni ikiyaya. Suri nyine kuba ari icyo kintu nkwakirije ariko ukuntu uri kugaragara ntago binshimishije pe. Nyine nkubwiye ngo uzamufate neza. Ntihazagire n'ikibabi kizamugoya nta kibazo rwose. Lucas, ushaka n'ubundi nagariwe ntabwo ibyo bintu yabikora ngenda mwizeye kandi njye azaza no kunkura hano ndabizi. Lucas afite umugore kandi niwe waduhaye akazi. Oya uzaguma hano kugeza igihe nanjye ubwanjye ntazi. n'ubuzima njye nagiranye mbona ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Nakubwiye ngo Lucas afite umugore kandi nawe duhaye akazi. Uzaguma hano kugeza igihe tutazi. Njye mbere no kumbeke yaguha akazi se ngo ucimute kandi nkundana ndi umugore we. Ko nta nubwo ubona ko mutwitiye byibura. Wagize umuntu mumfashe muna sona munware erega burya amafaranga ni meza. Amafaranga hari burya rwose arivugira neza. Ujye mubwira ahubwo buri kwezi ikintu nzajya mbaha rwose. Nsoke nta kibazo kandi. Kinarenze kuri ayo mafaranga wenda mubwira ngo ese wenda muri mwebwe amazu yanyu mwese si amakodeshanyo. Mami, uretse gatuye umukobwa ari gusa kugenda ikintu. Uretse gatari gusa kugenda ikintu abaye. Ariko mama uzi yuko rwose nubwo uri muri kiriya cyara akayobe kawe katajya kigurira. Useka ariho. Urayindushanya uri mu mujyi ngo nkaraba amazi y'i Kigali. Nashana gusiga ahantu heza. Ahantu ngwete. Ibyo byore by'ahantu mba byihorera ahubwo mbwira mu cyaro. Televiziyo ntabwo iba ihenze iriya sirengeje magana angahe. Yarenga. Sika amafaranga avuyemo isambusha. Mama mbabarira ibintu urayicara ubirebe neza nyuma reka tuganire. None se
cyangwa nguhereze umunsi wose wirirwa ureba ibintu biri muri iyi nzu tuzaganirije. Mama muransebye na Lucas. Ubuse ngengera i Kigali ko ibyo bintu byose ntabikoze nkuko mama umeze neza mama. Ariko nabana n'abantu heza ntabwo bari gusa neza. Ahubwo mvuze kuri Lucas mpita nibuka. Ejo bundi Lucas aherutse kuza kundeba hano ariko yari ameze nk'umusazi asa nabona ko yataye umutwe. Lucas byamugendekeye bite? Saza sibyashobora. Dore yarifashe akunda n'umukobwa ngo mubakire. Yari n'umutero mu rugo. Allô? Mabuja? Allô? Ntabwo ari byiza ndi kubona bitameze neza umukobwa wawe. Ntabwo bimeze neza ntabwo mbizi gusa ntabwo ameze neza. Kigira nicyo kintu ndi kukubaza. Nanjye ninjiye nirukanka ari gusakuza cyane ntabwo nzi ikintu kigenda. Reka nkubwire ngusobanurire. Uraramuka ukoze ikosa rya gato byonyine gato gusa. Umwana wanjye aragira ikibazo kibazo. Bwira bosi wawe mugende vuba mujye kwa muganga ndabasagayo. Vuba. Meri ntabwo kuruka icyo kibazo ahubwo ngure tuyimijyane kwa muganga. Vite mugire vuba ndabasagayo. Ntabwo uri kumva ikinyarwanda ndi koga. Okay, sawa. Asigaye agenda yango nta bwenge agira wajya ngo afite imbyaro nk'umunani ntagitekereza neza. Wose ari mwaraganira ubona atekereza neza. Nyine nibyo ndikubwira yaje hano yacangacyuwe n'ibisarubeti nyine asa nabi. Ndabase Lucas uciye hehe wambaye ni umukanishi. Ndabwo se ko uri umukanishi bivuze yuko ugenda nyine wambaye. Ajya kora muri sarubeti nyango n'ahantu hose agenda nyine akanika hose. Uwo mukobwa se waramubonye basi uramuzi? Yaramumbwiye. Cyano rero ibintu bya Lucas ndumva byarafashe indi ntera gusa nawe ntukamutererane nyine ngo umufate nk'umuntu wataye umutwe. Nka mama bakeneye ko muganiriza. Njya musura nkanamusengera. Ko Imana yambwiye ko izanamugirira neza. Mwese Imana izabagira neza. Ese wowe wari uzi ko hano uzaba umeze gute? Nuko natunguwe Imana ni nziza. Ibyanjye ni Imana. Basi kuba uba ahantu heza. Ariko mama nshaka gusaba ikintu kimwe kandi nagufite ibyo by'ibintu nakubwiye byorere. Nshaka gusaba ikintu kimwe kandi nagufite ku makamera. Kizi. Mbabarira ibintu byo gusubirira mu cyaro byibagirwe. Sige inzu yanjye n'ubu Rwanda. Mama, ihene yanjye. Uyu mujyi nawujemo kuko nabonaga agahinda bagufite mu cyaro. Vuga ati reka njye gushaka ubuzima nta wamenye ejo n'ejo bundi nahindura ubuzima umuryango wanjye. Niwe na Lucas mfite gusa. Urasubira mu cyaro gukora iki? Iyi nzu mbamo kari nini hano wabuza hurara. Urajya muri iriya merwa kubera iki? Mama, ni rero ndi kugusaba kandi nk'umwana ndabizi ko utari ubinyangire. Uraguma hano ukuremo n'ibi bintu wambaye rwose. Ijipo ni nziza uziko njye ufite ijipo nziza. Ni nziza ndabizi ariko ni nziza yo mu cyaro si nziza yo mu mujyi. Aponyo. Mami ni nziza Hambari iheze. Nawe uvuze kari mbise mana. Mami ni nziza ariko none se hari ikibazo wambaye nziza kwirusha. Regini yo mu cyaro. Reba wambaye za nkweto zitwa n'injangwe iromboka. Urazana njangwe iromboka muri Kigali wowe. Ndese ora ndinjangwe. Tuzacana he? Sigaye abanya Kigali. Ntabwo ureba ko umwana wabyaye ko nsigaye naratse. Ngiye ko ibi nabyambaraga nkiri mu cyaro. Izi ngizi sabwo zirakubereye izirenze izi ngizi nka mama wangerega nkamenya yuko ari wenda uhirusa neza. Inzobe yagiye kwaka. Nagusubirayo ntabwo ncika ahubwo reka mubwire. Ngiye kukwakira mushira amazi muri dushe ukarabe uburuhutse nubyuka turajya ku isoko kugura imyenda. Hano hari kimwe zanshyiramo ihene zanjye. Mama ihene ziraguma mu cyaro turazishakira umuntu uzajya uzicunga. Ninjye uzajya umwishyura. Uzi ukuntu biba?
mama nibazibanza kugurira izindi ihene muri Kigali hano iyi nzu urabona habamo ihene ahubwo se aho kugira ngo ngenze mbane nawe wabanye na Lucas ko na uzinze abamo ukagenda kugwa ibyondo bitwaye iki na Lucas nashaka azaza tubane turi batatu rega turi famille ubundi nibyo twakabaye dukora ariko se ko yashatse uwo mugore nyine kene nagiye sinanamusangayo ngo barabanaga ariko hambabo shani hari ibyondo bihumuka uwo mukire nimba mumara iki nimba ari wo kumwangaza kuriya simbizi mama ibyo nkuru za Lucas ibyo ndumva ari birari ukubishakira ikindi ariko ari ubanza gufasha oya wowe nyemerera ngiye gushyira amazi muri dushe ukarabe nkuzanira ibyo kurya uryameho uruhuke urabyuka tujya ku isoko gushaka imyenda urongera ukarabere ngo wakoze urugendo wa watransfer mama uratangiye ya mico y'abantu bo mu cyaro sisi nakarabye neza bimeze bite n'umurwayi mwemera mugafasha n'umurwayi ni njyewe mama oxygene yego ni njyewe ahubwo se ko mwatinze bimeze bite umurwayi yameze neza ariko harimo ikintu kitagenze neza ngo ni ibiki bitagenze neza ibintu bitagenze neza ku mwana wa oxygene umwana yari atwite ntabwo twabashije kubarakora bombi twagerageje bishoboka byose ariko ntabwo byakunze ko umwana amubyara ari muzima rero habayeho ikibazo mu kwitabwaho k'umubyeyi ntabwo yitaweho nta mavitamine yafashe yagombaga gufata nk'umubyeyi ikindi kandi habayeho ubukererwe mu kumuzana kwa muganga twagerageje kumwakira muri emergency care ariko urambwira ngo twatindanye umurwayi kwa muganga muri hangana none nibyo bishatse kuvuga ngo kubera gutinda nibyo mwatwishyuye umubyeyi twamukoreye emergency assessment ariko n'ubundi yasanze mwaratinze ariko njyewe ubundi ikibazo njyewe mfite muri ino hopitali ya hano ubundi directeur wa hano ari hehe ngo nibonanire nawe muri hangana emergency assessment ni igihe umurwayi yaje twete tumukorera ako kanya ni akazi kabo ibyo simbishinzwe kubimenya sinshinzwe kumenya ukuntu ntabwo umwana wanjye agomba kubura umwana wanjye namubura gute birashoboka ibyo ngibyo ntabwo mwabisobanurira ndashaka directeur w'iki kigo ambwire ese abakozi yangaje ni bakeya ku buryo batabasha kwita kuri buri murwayi uje kubagana icya kabiri ibibazo muba mwasize mu ngo zanyu nibyo bituma mutita ku barwayi bacu mukomeze kwihangana ibyo bintu nibyo nshaka kubaza directeur ahubwo ntaravugana nawe ibintu byinshi ibyo byose ndabibaza directeur namwe muri hehe murimo kwishyurira muri gereza ibyaha mwakoze ku mwana wanjye ndaza kwihangana twakoze ibishoboka mu gihe
Yaramishiri. kuri hano Ndi hano mwana wa. Umutwe. umwana wanjye ari Umwana se. Banza uryame uruhuke gatoya. nzanye umwana ashaka kumuta isi nk'uko umeze gutyo umwana wanjye ari he Mwana. Akunda umwana wacu ntabwo yabashije kubaho. cyane ntumbwire Ese kari kabaganga. ndabizi ko ujya ubeshya ibintu byinshi basi mbabarira umbwire ko atagiye sibyo mama Nta kundi niko batubwiye nyine niko bampaye igisubizo mwana wanjye. ntabwo yanze ukuntu navunikanye nawe ntabwo umwana wanjye ibyo bintu yabimwe Mwana wanjye komera. Ureguka birashoboka se ahubwo. Ese birashoboka. Ntabwo urabasha gukomera neza. Wiryamire. Reka nkuzanire ji, sibyo? Sibyo? Nakundi twabigenza. ndabizi ko uri kumenya ngenda ndashaka umwana wanjye Ihangane gato. Wiryame ubanze rwose. muri kunzanira umwana yishaka umwana Ihangane sheri, ihangane. manjye nshaka umwana wanjye genda umuzanire None se ko abaganga bana ariko bareze bambwiye. nyine babwire baze hano Wisakuza mwana wanjye hataza kuzamo no kurwara umutwe. Sibyo? Haraza kuvamo ibintu bibazo by'umutwe, sibyo? Ihangane mwana wanjye, sibyo? ntabwo mbyemera Icyaha ikindi hantu mwakiriye umwana ihangane nyine niko bambwiye abaganga. Nanjye narinje ntegereje barambwira ngo manjye nshaka umwana wanjye ihangane n'ukuri. Oxy. Ihangane. Muga! Abaganga ba hano nabura. Oxy. Muga! manager Oui. Nyiriwe None meze neza ça va. yanitwa confidante nsanzwe ni comptable wa hano. Oh. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Nawe nitwa Lucas. Yeah. Babibabwiye ariko ninjye manager mushyashya. Ya nabyumvise nanjye n'impamvu njyana ndavuga ariko se reka nze musuhuze ndebe nuko umeze ndebe nuko usa kuko buriya kuba manager wenda n'igihe bisaba ko ufite na wakura n'abantu nyine bakaba baje no kukureba. Ya. Naya. Nanone. Urakoze uziye mu gihe pe. Ya. Nagira ngo umfashe. Ubura ndi mushyashya mu kazi. Unyereke ibitari ku murongo. Nibi ku murongo byose kugira ngo mbone aho mpera akazi. Naho nza kukagereza. Biraza kumfasha. Oya humura wowe uramfite ibintu byose ngewe twari twarabishyize ku murongo ahanini twari dukeneye umuntu uza nyine ngo akomereze ahantu twari tugeze. Urebye nk'ibintu nyamukuru wenda twagomba kuzakora twe twarabikoze nta kibazo. Ahubwo w'icyo ugomba gukora ni ukuza nyine ukomeza aho twari tugeze. Urumva twe ibintu dukora ibintu kuri standard yo hejuru cyane niyo mpamvu tutari twashatse umuntu ugerageza kuba basobanutse cyane ko sinzi niba nta kubwiye mbere. It's okay merci. Gushimira umuntu buriya ni byiza gushimira umuntu akiriho kuko
nanone ntabwo washimiye umuntu ari uko umuherekeje nk'abandi bose nibwo butwari rero kandi icyo nizeye ni uko hari iterambere tuzagirana nagira ngo ndebere yuko ndebere nyine ibyinjiye n'ibyasohotse kugira ngo turebe yuko nimba hari ibyo twarangura bishyashya sitoke twayongera cyangwa se hari n'ibyo twasohoramo byarengeje igihe ikindi kandi nanone hari n'igihe wasanga dufite abakozi benshi ariko nta kamaro bafite mu mikorere yacu sibyo cyangwa se bakaba hakunyurwamo n'abandi binevano ibyo rero ndakeka yuko hari runini wamfashaho nagira ngo nkorere ako kantu kugira ngo mbone aho mpera nkora nkusanya ibintu byose biri hano nanjye bimfashe mu kazi kanjye ka buri munsi sibyo it's okay ndakibikora nta kibazo nanjye nicyo mbere hano naje kugira ngo mufashe kugira ngo bashe no kuba wamenye ibyo byo nta kibazo kabisa ndabikora okay that's good ahubwo se stockkeeper ariyo ndahari okay good ndumva twahera muri stock nta kibazo tugenda nta kibazo tugenda thank you urava umwiborere mureke ari kugira abanza yicare